Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti bakunzi ba Hidden Polyclinic Natural Medicine hano ku ivuriro ryanyu. Hano rero twagarukanye badamu beza, badamu nkunda, umutima w'urugo, ndabakunda cyane. Ndagira ngo rero tugire akantu tuganiraho gatoya nk'umuganga hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine. Ntabwo nzahwema kubabwira ko hari icyo tugomba gukora nk'abadamu kugira ngo ingo zacu zibashe gukomera, zibashe kugira inkingi ya mwamba, kugira ngo tudahora tugira divorce mu mibereho yacu. Divorce tuyamagane mu Rwanda rwacu kugira ngo tubashe kubaka urugo neza, nta gutandukana n'umugabo, nta gutandukana bibayeho mu gihugu, kugira ngo imiryango abana bacu babashe gukurira mu muryango wuzuye. Ni iki rero tugiye kuganiraho muri iyi minota mikeya? Tugiye kuganira ku kintu kimwe cyangwa bibiri birahagije kugira ngo umudamu abe yujuje ibyangombwa byo kuba yakubaka urugo. Cya mbere ni iki? Ndagira nkwibarize we mudamu unkurikira hano kuri iyi channel ya YouTube, ese urambaye urikwije nk'umudamu, nk'umunyarwandakazi? Kwambara rero nta kundi mvuga, ni ugukuna. Se warakunye? Urabura iki ngo ukune? Ko nzi ko umunyarwandakazi bujuje ibyangombwa agomba kuba yarakunye. Ndagira ngo ngaruke kuri icyo kintu cyo gukuna. Gukuna bigira ibyiza byinshi, nta n'ingaruka bigira ibyiza byinshi. Cya mbere cyo gukuna uba wambaye, uriya ni umwambaro w'abagore, ni umwambaro wacu nk'abadamu, ni umwambaro w'abakobwa. Icya kabiri, umuntu wakunnye ashimisha umugabo mu gutera akabariro, gushimisha umugabo mu myubakire y'urugo. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Kuvuga ngo niba utaraciye imyeyo, umugabo wawe yakwishima gute? Icya mbere, umutungo w'urugo uri kugenda uyoyoka, avuga ati ye baba wenda mfite ibibazo, mfite iki. Impamvu ni uko utakunye. Niba utarakumye rero ngana nka muganga kuri sitasiyo ya SP Kimisagara hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine ngufashe n'icyo gikorwa. Ndagira ngo nanabereke hano ko mbafitiye umuti. Uyu muti ukoreshwa mu guca, murabona ko ari umuti wo guca imyeyo. Uyu muti niwo nkoresha ndi gukora abadamu mu guca imyeyo. Urabona ko uyu muntu, runo rugero rw'ahangaha, uyu muntu yaragwije, murabibona. Iyo wagwije rero ni uko nguko biba bimeze. Ukoramo, ugenda ugakuba wenda nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu, icyo gihe uba wagwije. Uyu muti rero uri kubona hano, ntukorere ibyumweru 2 byonyine uba wagwije. Uyu muti ni ukuvuga ngo ubukoranye ubuhanga burimo buri kimwe cyose gikenerwa kugira ngo umudamu akune byihute. Uyu muti rero niwo nkoresha, ibyumweru 2 uba wagwije. Waba ufite imyaka guhera kuri 12 kugeza kuri 40, uyu muti ndawukoresha, umuntu akagwiza neza ku buryo umugabo yishima, cya gikorwa cyo gutera akabariro kikagenda neza. Bitewe n'uyu muti bafite hano kuri Hidden Polyclinic, nkanabigufashamo kugira ngo gukuna kwawe kwihute. Ibyo rero bikaba birarangiye. Ubu muti naweretse ko ari umuti wo gukuna, narangije kubibereka. Ubwo rero tugane tugukorere. Niba wumva hari icyo ubura, niba utambaye nk'umunyarwandakazi, ukeneye gukuna byihuse, ukeneye ubushake kugira ngo wubake urugo rwawe neza, gana Hidden Polyclinic Natural Medicine. Iyi yose muri kureba ni imiti tubafitiye. Undi muti wa kabiri rero nagira ngo mbabwireho ni umuti w'amavangingo. Amavangingo ku badamu. We mudamu wumye, we mudamu utagira ubushake, we mudamu ubeshya ngo wenda ngo wagize akazi kenshi kugira ngo bitajya mu mutwe ukora imibonano neza, tugufitiye umuti w'amavangingo. Uwo muti rero dutanga w'amavangingo ni ubwoko bubiri. Hari umuti w'amazi n'umuti w'ifu. Iyo miti uko ari 2 tubitegurira umuntu ugiye kuyitwara ako kanya kugira ngo agende awukoreshe. Ntabwo iba iteguye ihari, ariko iyo uhageze ibikoresho byo amaproduit yo kuwukora aba ahari.
ugahita tuwutegura ukawutwara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere wa kabiri tayari amavangingo aba yarangije kwikora mu mubiri wawe, biba byarangiye ko cya kibazo cy'umwuma cyagiye, cya kibazo cyo kubura ubushake cyagiye, ubundi nawe ukaba umutegarugori ubereye umugabo wawe, ku buryo kwa kundi kuguca inyuma, kwa kundi kujya ahandi kureba ahandi bafite amavangingo, kureba ahandi bafite imyeyo. Ndahari kugira ngo mbafashe, ndahari nka muganga, mutugane. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukuna urampamagara kuri nimero 0788881725, hanyuma ukagana. Iyo umpamagaye ntangurangira nyine hano kuri sitasiyo ya SP, ntabwo ari kure. Iyo udashoboye kuhagera nkoherereza umuti, nta kibazo, ukawukoresha kugira ngo ubashe kuba umunyarwandakazi ubereye urugo, kugira ngo wubake neza, wubakane n'umutware wawe nta kibazo mufitanye, kubera ko ibyangombwa byose ubu byujuje. Kuvuga ngo rero ngana ibyumweru 2 biba bihagije kugira ngo uba wuje gukuna. Amavangingo yo ni iminsi 2. Umuti uragenda ugafata umuti ukawukoresha rimwe, ejo tayari umubiri warangije gusubira kuri systeme y'amavangingo y'ubushake. Ubundi nawe rega ukajya wibwirira umugabo ati sheri wanjye rwose nkeneye ko dutera akabariro, atari uguhora gukurura nk'ukurura ihene, agukurura nk'ukurura inka. Oya, icyo gihe nawe uramwibwirira uti ndagukeneye, ngwino nkemurire ikibazo, ngwino mukunzi, ngwino nyine ngwino twubake urugo. Icyo gihe rero umugabo wawe nawe ahita abona ko ufite kuraje y'urukundo, ufite kuraje yo kumukunda, nawe akaza utitangiriye. Rero ni icyo kiganiro najya mbagezeho, nzajya mbagezeho ibiganiro bitandukanye, mbereka n'imiti dukoresha hano ko murabona ko ihari yose. Ni imiti yanyu kugira ngo tubavure. Nuvuga ngo mbararikira n'ikindi kiganiro cy'abagabo, ku bagabo badatera akabariro. Nyamuneka ntuzarenganye umugore wawe yagiye nuko ngo byagenze gutya. Niba ufite ikibazo cyo gutera akabariro, yica no yikurikirane, kuvuga ngo ejo nzabageza ikiganiro cy'abagabo batabasha gutera akabariro, abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika imbaraga mu gutera akabariro. Ibyo byose tubafitiye imiti. Icyo kiganiro rero nkibararikira ko aricyo kizakurikira iki ngiki. Amahoro abane namwe, Imana igume ibarinde, kandi mugume mukurikirane ino channel, gira ibiganiro byiza byubaka. Nta biganiro bibi tujya dushyiraho, ni ukugira ngo dufatanye mu rugendo rwo kubaho muri iyi si, kugira ngo tubashe kuzuza inshingano zacu, turera abana bacu mu muryango. Byandi byo gutandukana biveho, tubirandure burundu. U Rwanda rwacu rubashe kugira abategarugori babereye igihugu. Imana ibahe umugisha rero. Ciao ciao.